Honorable Edouard Bamporiki, nagira ngo mutuganirize mutubwire urugendo rwanyu hano mu Bubiligi, impamvu yarwo, kandi muramutse muhe n'ubutumwa urubyiruko rw'abanyarwanda batuye hano muri diaspora yo mu Burayi, cyane nko mu Busuwisi, Ubudage, Ubufaransa, Ubwongereza, Ubuholande, mwaganirije mu kanya kashize. Umwanya ni uwanyu. Bamporiki wa mwitende wa Habimana wa Majangwe wa Muhizi wa Mugisha wa Musinga wa Senyakayaga, nkagira ikivugo ndi rutavuka n'imbunda imbere asoro rwa mudasongerwa sinsubirizwe nkaka sinjya mpindagara habyutse imboga imbirizi nazimaze mu ruzi. Iyo ngambiriye umuhigo mpenga mu museke amasasu nkayasobanura. Nitwa Munanunguye wa Ruringo rw'imbogo n'imparage birandahira. Iyo nahize amatara matava rwibonanendo nyirwirungu nayitsinze mu rwoye mu rwerere rwa kamera nzovu migamba ya rwahitana hinji inzira zombi ahajye ubugambaza imbunda yarahavugiye. Ingurube ikunka umugana nayigabije abeje ku rutare rwa jenda ijoro ritangaje umwijima nambara amatabaza. Abanyabwoba bose bisinze ibiti njya ku butayu. Ndowo. Amateka twereka ko twatangiye inzira y'amacakubiri ubwo twatakazaga ubunyarwanda, abantu batangira kujya biyumva nk'abahutu, abandi bakiyumva nk'abatutsi, abandi bakiyumva nk'abatwa, ndetse biza kugera noneho mu gihe cya revolution ya 59 aho abahutu bavuze bati abatutsi bari baradutwaye, nibo bari batuyoboye igihe kirekire ari abami, birengagije ko hari n'abatware b'abahutu babagaho, ariko ikinyama kijya mu bantu b'icyo gihe binjira muri revolution itari y'abanyarwanda ahubwo ari y'abahutu. Birukana abatutsi mu gihugu, of course hari n'abasigaye, ariko nabo batangira inzira y'umusara yo kuba mu buzima bubi, buva 59 bukagira 94. Nta muntu ushobora guhakana ko ubwoko bw'abatutsi butakubititse kubera ivangura rishingiye ku moko no kwirukanwa mu gihugu. Bamwe bajya Bugande, abandi bajya Burundi, abandi bajya Kongo, ababishoboye bajya Burayi, batangira inzira y'umusaraba. Abahutu bagiye ku buyobozi, ntabwo bivuze ngo abahutu bose ngo aho bari bagize imibereho myiza barize. Ibyo bisekuruza 9 by'iwacu nakubwiye, ninjye wa mbere wabashije kujya muri secondaire. Natangiye secondaire kuri leta y'inkotanyi. Ntabwo nta n'ikizere mfite iyo inkotanyi zidafata igihugu niba nari kuziga. Bishatse ngo abantu babayeho mu buzima bw'ikinyoma bakajya bumva leta ari yabo ngo rubanda nyamwinshi, ariko bari bayoboye, bari babizi neza ko birukanye abanyarwanda ku iturufu y'amoko, hanyuma nabo bafashe ubutegetsi ku iturufu y'amoko, kandi bazakomeza kuyoborana abanyarwanda igipindi. Igihugu ni icyanyu ukaburara, ariko igihugu ni icyawe, ntuje umwana ntajye kwiga, igihugu ni icyawe, ukagenza ibirenge utambara inkweto, igihugu ni icyawe. Abantu mu buzima bw'ikinyoma kugeza 94 rero. Wenda nsubiye inyuma gato muri za 90 ubwo inkotanyi zatangiraga urugamba rwo kubohora igihugu, nari umwana nigaga mu wa mbere primaire, ariko bagize ubutwari bukomeye cyane nk'inkotanyi bwo gutekereza ko badakwiye kujya gutabarira igihugu kugikura ku ngoyi mbi y'ubuyobozi bubi bagendeye ku bikomere by'amoko, kuko bari barakandamijwe nk'abatutsi, barukanwe nk'abatutsi, ariko bazi ko byose ari ikinyoma, ko ikiri hejuru ari ubunyarwanda. Bengejinga umuntu wese wari ufite ubwenge, wari ufite ibitekerezo, wabonaga ko u Rwanda ruyoboye mu kinyoma. Bati tugarure wa muco wacu wa kera w'ubunyarwanda, dutekereze kinyarwanda, dukore kinyarwanda, twubaka igihugu cyacu kinyarwanda, ibindi biba amateka. Kubyanze bikunze wakwiyumva ko uri umututsi, wakwiyumva ko uri umuhutu, wakwiyumva ko uri umutwa. Ubunyarwanda ni shapo, ni ingofero iri hejuru y'ibyo byose, ikwiye kubigenga abantu. Bitigeze bikora 59 kugera 94. Hanyuma rero batangira urugamba, bo bayoborwa n'iyo spirit y'ubunyarwanda. Nkuko nabivugaga mu kiganiro, Kanyaringwe ntabwo yari umututsi, ariko yari chairman wa RPF. Nuvuga ngo kuba chairman ukaba ari uyobora icyama, wabifata nkaho ari ukwikinira, yaba atazi ibyo avuga. Iyo uri chairman utanga umurongo, iyo uri chairman utanga ibitekerezo, iyo uri chairman uba uri umuyobozi. Kuba inkotanyi abatutsi baheze hanze bagakandamizwa, barahisemo niyo byaba umunsi umwe kuyoborwa na chairman w'umuhutu. Bari bazi icyo bashaka, bamubonaga mu Bunyarwanda, bakabona barashaka kuzasigira abana bato umurage ko kubaka igihugu bitagomba kuba bishingiye ku buhutu, ku butwa n'ubututsi, bitagomba kuba bishingiye ku businga, ubutsobe n'ubuzigaba, bitagomba kuba bishingiye ku bunyenduga n'ubukiga n'ubushiru. Bikwiye gushingira gusa ku bunyarwanda. So ndavuga rero ko urugamba rwo kubohora igihugu rwahiriye inkotanyi, kuko rwa rugamba rw'ingenzi, rwa rugamba rwa ngombwa, rwa rugamba rwategura mu buhanga, rwa rugamba rurangajwe imbere na spirit y'ubunyarwanda. Nta kintu na kimwe abanyarwanda bari bakora muri spirit y'ubunyarwanda ngo cyange.
n'abana bato natwe bato n'abazadukomokaho. Uzashaka guteza igihugu cyacu imbere arangajwe imbere n'ubunyarwanda ntacyo atazashobora. So nta kundi kuntu bavuga ko inkotanyi zari gutsinda abafaransa, zigatsinda Habyarimana n'ingabo ze, zigatsinda abantu bose baje kumushyigikira, n'ubunyarwanda bwari buzirangaje imbere zituma batsinda. So mu barwaniraga rero ko bazabaho neza, so nanjye ndimo kuko nize kuri leta yabo, leta y'ubumwe niyo nizeho. Mu gihe cy'ubwoba umuntu yumva atanazi neza, kuko iyo umuntu ari mutaba yumva byinshi, iyo igihugu cyabayemo jenoside n'ingaruka zayo n'intambara, abantu baba bafite ibikomere byinshi. Hari abafite ibikomere bya jenoside, hari abafite ibikomere byo kuba barabonye abantu babo bica abantu, ibikomere byo kwirukanka za Kongo no kujya mu buhungiro, abantu batunguwe no kubona igihugu bari bazi ko ari igihugu kirimo abayobozi b'ibihangange bakubiswe n'abantu bavuye mu ishyamba. Byose byakururiye abanyarwanda trauma. Ariko management y'inkotanyi ishyiraho leta y'ubumwe, ishyiraho komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, ishyiraho imirongo migari ishobora gutuma umuntu uwo ari we wese yishakisha akabona aho yibona. So mpitamo rero kujya mu nkotanyi nkiri mutoya, igihe kiragera noneho mba n'umudepite uhagarariye RPF. Nk'ubu rero i Burayi haba hari umwiherero kugira ngo abantu baganire ku muryango, abakiri bato bamenye umuryango wa RPF inkotanyi, bamenye ibikorwa byawo, bamenye uburyo nka moteri y'igihugu, aho igihugu cyabo cy'u Rwanda bazaba bayoboye mu minsi izaza, kuko aba basaza bakuru ntibazaba bagihari. Icyo gihugu cyabo kibaha agaciro ki, kirabashakaho iki. Niyo mpamvu twaje kugira ngo tuganire cyane cyane ku bunyarwanda, tuganire kuri challenges igihugu cyacu gifite, kandi zigomba gukemurwa n'abanyagihugu bafite umutima w'ubunyarwanda. Nta mwanya umuntu ufite umutima wa gitutsi, uwa gihutu n'uwa gitwa, nta kintu ashobora kumarira u Rwanda, kuko babonye umwanya wabo barawukoresheje. Ahasigaye n'aba afite iyo spirit y'ubunyarwanda. Niyo mpamvu turi hano kugira ngo umuntu wese, yaba afite ibyamukomerekeje, yaba afite ibyamubabaje, yaba afite ibyo yumva yabaza, ariko abanze akure ikintu cyitwa urwitwazo rw'ubwoko imbere, abanze aha agaciro ubunyarwanda. Nuza umbwira uti ndi umunyarwanda, nkumva cyane kurusha kuza umbwira ngo uri umututsi cyangwa uri umuhutu. Nicyo twakwicarira turi abanyarwanda tukigeraho, kuko tuba tuyoboye na spirit nzima. Hanyuma niba warakomeretse uzomorwa, niba hari ibyawe wambuwe uzabibona, niba hari justice utabonye uzayibona, ariko uzi neza ngo ndi umunyarwanda. Bagize ibiganiro byiza, kandi dutekereza ko tuzakomeza kwegera abantu bo muri Europe, ndetse utaraza mu Rwanda akaza tukamufasha. Ni igihugu cye, ni uburenganzira bwe. Tukavuga ngo icyo dupfana kiruta icyo dupfa. Ibyo abantu bapfa bizahoraho. Dushaka gupfa amoko none, ejo tukazapfa peteroli, ejo tukazapfa umunyu, ejo tukazapfa amavuta. Ariko iyo dushyize imbere icyo dupfana, kitubera intwaro yo gukubita icyo dupfa. Hanyuma icyo dupfana kikatubera umusingi wo kubaka u Rwanda, abantu batazongera gupfa, abantu batazongera kwiruka ngo bahore muri transit. Actually abanyarwanda bahora muri transit, bahora biteguye guhunga. Uwo kuyobora ikigo byananiye yirukanka ajya mu gihugu runaka, uwo accountability yananiye abashaka igihugu yirukankiramo, uwo wanungunitse utamenye ibimunungunikishije abashaka igihugu yirukankiramo. Ibyo ntitugomba kubirenga, tukaba intwari zizarengera kiriya gihugu. Ni igihugu cyakubititse, ni igihugu cyamenewe amaraso n'intwari z'u Rwanda. Noneho twebwe abakiri bato, ni inshingano zacu zo kurinda ibyagezweho no gukomeza kucyubaka, kugira ngo abazadukomokaho ntibazagire experience mbi nk'iyo twagize, kubona abantu bicwa miliyoni y'abantu, ikicwa ureba uri umwana muto, ukaba nkuko nari mu bitaro ukabona abantu mwarimu wawe bamwica, ukabona abantu bakuru bicwa, abantu bakamburwa icyubahiro mu maso y'abana. Dufite za turuma zigiye zitandukanye. Ibyo rero no kurwana intambara izatuma abana bazankomokaho bazishimira ko ari abanyarwanda, ibindi bakajya babyumva nk'amateka, ariko badashobora kuviva the same experience. Nk'ubu challenge ikomeye cyane dufite ni ukuba uyu munsi, mu gihe abanyarwanda twagashyize hamwe ngo tubwire amahanga ngo mwaradutereranye, jenoside yarabaye ntimwadutabara, abanyarwanda bapfa murebera, turi mu muryango w'abibumbye ntitwatabarwa nk'uko ibindi bihugu bitabarwa. Uyu munsi abanyarwanda kubw'inda zabo, kubw'inyungu zabo ziri personnel, barajya kwifatikanya n'abanyamahanga batigeze bagira icyo bamarira u Rwanda mu gihe cy'amage, kugira ngo bongere basonge u Rwanda, bakore mu nkovu y'abacitse ku icumu bakiriho bagifite ibikomere, y'abakoze jenoside bari mu murongo wo kwicuza kugira ngo bihane, noneho abana babo bazabona aho bahera batabaye mu buzima bw'ipfunwe. Mu gihe tukiri muri iyo process nziza y'ubumwe n'ubwiyunge, barashaka kuzana noneho abapfobya n'abahakana,
abacu abanyarwanda bacu barimo n'abari mu rugamba rwo kubohora igihugu, kubera inda, kubera inyungu zabo ziri pasono, kubera kwibagirwa icyo barwaniye, noneho bagiye kugambanira igihugu baharaniye ko kibaho. Niyo wamureka, niyo utamuvuga, niyo utamuvuguruza, igihango cy'amaraso yamenetse ku rugamba kugira ngo abantu babohoke, uyu munsi akaba agambana ngo u Rwanda rusubira habi, igihango kizamuhitana. Ariko abakiri bato bakwiye kumenya ko nibo mizero y'igihugu. Abakiri bato bakwiye gukora les analyses, kwibaza ngo niba amahanga afite ipfunwe ryo kuba taratabaye u Rwanda, uyu munsi akaba ashobora gusapotinga abahakanyi, wowe urahagararahe nk'umuntu mutoya? Niba utaraza mu Rwanda waza ukareba, ukajya kunzibutsa ugasura, ukareba uburyo miliyoni y'abantu yishwe amahanga arebera, ukareba uburyo noneho bafata umuntu w'intwari wacunguye abanyarwanda, ufashe nka General Keke agafatirwa mu mahanga, ukibaza ubundi ninde wari ukwiye gucira intwari urubanza? Umuntu ucira intwari urubanza ninde? Ugafata aba banyamerika, abanyaburayi, kibaza ngo iyo abantu bajora u Rwanda bari bitarakozwe, uwo munzani ushyiraho ibitarakozwe udashyizeho ibyakozwe, iyo balance ubushaka ni balance bwoko ki? Abana bagakora les analyses. Iyo ufashe umuntu w'intwari nka Kagame wakijije miliyoni na miliyoni z'abantu, kuko u Rwanda twari gupfa, nabitwa ngo nabahutu bari batangiye kwicana ubwabo, agatanga umurongo igihugu kikaba gifite ubuzima. Uyu munsi aho kugira ngo abantu bamushimire ko yatanze ubuzima ku banyagihugu, ku banyafurika, ku bagize isi, bakajya mu ruhande rw'abamunanije, nuvuga ngo abantu bari mu kimwaro cyuko ntacyo bakoze, bagashaka kutemera ubutwari bw'uwabikoze. Ni kwisi imeze. Ariko ntitugomba kugwa muri uwo mutego, tugomba kumenya ko dufite umuyobozi w'icyitegererezo Imana yaduhaye mu gihe cye, kandi byaba ari umugayo tutarinze ibyagezweho, twigiye kubigwari kandi intwari zihari. Naho abo nkunda kwita stooge, abantu bari aho ngaho ba beggars bagurisha u Rwanda ku nyungu zabo, akagurisha u Rwanda ngo agure inzu, adatekereza ko azabyara abana bazakenera igihugu, akagurisha igihugu ngo ajye kugura inyama cyangwa kugura ubusa. Abo ngabo abana bato bakwiye guhaguruka bakabarwanya, abantu bakiri bato bakabarwanya, tukajya hamwe. Baca umugani ko ubumwe bw'intore bunoza intambwe, ariko bakongera bakavuga ko iyo inda yasumbye isari, burya ngo ubworo bwibasira ubwonko bugasimbura ubwenge. Murakoze honorable kubuduha kubw'iki kiganiro, nagira ngo mbifurize ibihe byiza kandi muzadusuhurize u Rwanda n'abanyarwanda. Murakoze cyane, mukomeze mwagura u Rwanda mu buryo, ubundi Rwabugiri arwaguye nyine yagura imisozi, na Kagame arwagura mu mitima y'abanyarwanda aho bari bose ku isi. Ubu nani mu Rwanda rwa kure, ariko mujye munashishikariza abakiri bato kuza. U Rwanda n'urwabo, nimo mizero y'igihugu, bareba aho abakuru barugejeje nabo bamenya aho bazahera bagomeza kurwagura, kugira ngo none n'iteka ryose tugomeze kuba igihugu cy'indashyikirwa ku isi. Murakoze cyane.